Nubeshye ukanyeganyega ndakuvuna ijosi upfe nabi mu gihe nakakwishe neza. We murumuna wa Yesu. Oya. Ni we agariste. Nje mvuka muri Afrika, Yesu ni wo muri Israel. Mana. Umva abantu dutandukaniye. Mana we. Uwo kwa Diamini da. Yego. Twigamba soni yakwiye. Ni iki kikuzanye kana kamawe? Yego. Kiyenzanye no kureba inkweto twaje kudodesha. Ntago nge ndodera abantu beza. Kuko abantu beza buriya baranacumuza. Umunsi maruka tukuzikuzanira abaraga ndi mubise. Ubu ndi mwiza. Bwoko kizi. Jordan. Uwo mugisene nawe ugeramo. Cyakoze yungiye Kampala na Mirembe. Ntago nge mbura bantera iseseme. Uje kubwanagira nkaho hano nge mfite impinja. Ntabwo ari iseseme. Iki? Hari abantu bo matirisi. Cyane karibu rero wabonye kese. Bo. Gusa niyumvishaga kuba hano. Nibera kashani karibu rwose pe ndabyishimiye ko buje. Ngo bitewe n'ukuntu uri handsome. Ntabwo numvaga ko neza ese ntubibona agasiporo mba nagakoze nta kibazo. Ako uzashaka umujyo wimuka hano. Sana wasabwo twaye iki. Kano nta kintu wantwaye pe. Haba hari umutekano. Reba ukuntu ugaragara nyine nuko bimeze. Ariko none se ahantu mba nta kintu hantwaye mba nakora agasiporo nsa neza. Ako ikintu cyose. Kingenze nuko nyine. Wow. Ni ikintu ukunda disi nuko. Kono uri mwiza. Oya nawe ni isoni rero. Telesoni. Urumva nyine iyo uvuze gutyo. Ako nta kibazo upfa kuba ari wowe bimbwiye. Ntabwo ntibikagutere isoni wese gutugira isoni kandi waje kureba umuntu ukunda. Reka mbyemere basi. Uyu musore wiyitayeho wagakorera ibiceri bye kiyitaho nyine akamera neza. Baby none se turetse kubeshya. Uwo musiramu ateye isoni? Oya nyine ririya jambo reka riba rikakaye ukuntu. Ese nakubaza akantu gato? Nta kibazo sheri, nta kibazo n'ukuri. Buriya umugabo wawe uramukunda? What? Umugabo wawe uramukunda? Kuki umuntu aba arimo nshaka kumera neza mu mutima wanjye. Wihinduka wiza n'ibintu by'umujinya. Mba nkubwiye ibintu nyine. Njye reka mubwire sheri, reka mubwire. Njye mise mbona ko nanyanga. Ya wihinduka. Iyo ubona njye mba mfite umutima utuje waranzuka ukanzaniramo. Urumva ibintu mbajije. Ni iki giteye ubwoba mu. Ako njye reka mubwire. Ako sheri ubuzima mvi batumye nza hano. Cyane ndakwinginze. Ibintu nari nkubajije ni ibintu nari. Nje reka mubwire. Ako ubundi iyo mbajije ngo ubona uri ari umugabo. Nese impamvu nari mbikubajije nuko nanjye gukunda. Iyo ukunda nanjye mbajije icyo kibazo. Nese ariko nawe urabizi. Tekereza nawe kuba uri umugore umwe tukaba tuguhamye. Ubu aho yarenda hazi, ubaho yironda hazi. Wanze ukatinyuka ukamba niba mba naje hano gushaka umunezero w'umutima wanjye. Wanza nawe ukambwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Mubwira ikintu nitonze neza. Nje mbabara ndekure. Okay ndekure. Igihe uzumva ko tuzajya twongera kuvugana ntuko byuzana n'izina ry'umugabo wanjye. Uranye. Base ntabwo ndi bwongere kuzana n'izina ry'umugabo. Asugu ubu wabonaga ibintu turimo aharaho bihuriye n'umugabo wanjye. Nicyo cyatumye mpamagara hano. Nta soni ufite. Nge sinkagenza hano nje kugira ngo umutima wanjye uruke nurangiza umbwira izina ry'umugabo wanjye. Oya genda rwose icyo urambabaje kandi uzongera kumvugisha nawe rwose ngo yarebye hejuru. Nge mbabara reka nkubwire. Wigenda nukuri. Ngwiso irega urambaje akantu nkagira ngo nakantu kazi mugiye kumbaza. Ngukunda umugabo banza witekerezeho nawe uzambwira. Suko kubuniye kozaho koko. Te nungona none aragiye. Suko ko ndabigenzana. Ntabwo bazi umwuga wanjye. Indege gukora zikaguruka mu birere. Ukorodoni. Andatire yarapfuye.
ko noneho kurodene none mana ntazongera kugura inda mana y'isi uyu munsi ndaratsezeranye banabo mange ebyiri mana y'isi Niriwe. Kata niriwe. Niriwe, ni karibu. Ni karibu. Yego twabyakiriye. Uriya abantu batazi umwuga wanjye. Nigeze kugura indege kubw'amahirwe make. Mwaye ngo perezida wa Tanzania ashaka umusarane aragenda arafungura ikirahure hitigo. Ariko ubu Bwongereza yaje kugenda gute hoye umunsigaye ndu umutasi none kujya kuvuga ukajya Bwongereza yapfuruguru ibiko tabirumva ariko atahuri mwiza ariko mara yise komana we asubwo warire ubwo nibyo biri gutuma useka gutyo se kuri kw'Imana reka mubwiza ukuri n'ubuga bwanjye nabutanga ariko tugasezera ntego mana yanjye se kuki bukorodoniye mwese mamururaye Usubura ururego ukabona ariko gonzanye hano. Ngo uvuze ko nyirurugo yapfuye ntago ari ubumwe. Nje wakubwiye ngo ubo mwiza gutyo. None ndasa nk'indaya se. Indaya? Ari wowe uri indaya ntabwo utahaguwe. Indaya yawe se. Nanjye nahabu. Gutyo Kinze ntago ari. Ndio amasoni yakwiye. Ni iki kikuzanye kana kamawe? Yego. Iyo miteretos ikinzanye ntago ari cyo. Ikinzanye no kureba inkweto twaje gutotesha. Ntago nge ndodera abantu beza. Kuko abantu beza bura baranacumuza. Umunsi maruka tukuzikuzanira abaraga ndi mubise. Ubu ni ndi mwiza. Bwoko kizi. Jordan. Uwo mugisene nawe ugeramo. Cyakoze yungiye Kampala na Mirembe. Aho sha do. Ntaguze n'indaya. Niyo ukomoka se? Oya? Urana ari isi. Ngewe reka mubwira amateka yanjye. Uriya wabona waje kumukorodoni utazi. Kagira inko. Gambira. Kubw'abakoroni. Yabongereza ninjye wabatoteye inkweto zose bambaraga. Bambaraga ibirerese n'ibirenge. Ngewe. Ufite jora cyareshye utyo. Do, umva mubwira ikindi cyaka utabaruzi. Yohana wo muri Bibiliya nawe namudoda y'inkweto n'inkweto narugabiye udapfase udapfa Imana yambwiye ngo ndashaka ikizungereza niyo mpamvu nanjye nzaramba warambye guzatwara ntereze inkweto naje kureba hasi ushaka inkweto bwoko ki inkweto twaje kudodera bwoko kizi ahubwo ko ntazo ndi muri ibi bipfayo ngo byabaye umuntu ninaba n'umugabo wawe uzabutomboye mfite urundi ruganda ntabwo nteganya ko umugabo wawe nta rwo cyo kinzanye nkorera ikinzanye nigende ko shawuri mwiza ariko mwaje muri kuburaye n'ukuri kw'Imana none umva ko bavuga ngo abantu bamanuka Kizimbabwe urumva noneho ngewe nukumanuka n'umutwe nibarangura nka daba tamvuga ati Bikira Mariya we urambwira ngafashe ikiza ngo ndatomboye uko utari type wanjye suri ibyo byose urambwira bifashe anari mwiza nuko abakorone bantekesheje ibishyimbo ubwiza mfite ntagara ubwawe rero none reka ngo nazaza njya shokora nahita mba inzobe ufite abuzayirira ntago ari sibyo ubwiza mfite ntawe uriye nawe nta nicyo bukumarira kandi nawe ntacyo wamarira anumva ngo so kuba wirebye ubundi ukuntu usa ntago meruka kurya ubuto niyo mpamvu wambonye gutya niriraga amamesa icyo gikaruza gisiga iki icyo gikaruza gisiga kuko nyagasani uzi ko njye waduze inkweto ya Putin abo ni abakera rero ibaze Putin umuperezida Putin nawo ubwambo bwawe ntabwo nkeneye kumva umwami kazi Elizabeth nge naramusuri yamaze nta nibyo nkeneye Adi Amini dada ajya ku buyobozi nge wamutije ni yamaze aho nari ngunginga rero nkeneye inkweto zanjye nese kwisubisha nshinze ahubwo niba utakeneye no kuzima umbwire tuhamagara ye ukojeje agati mu ntozi wikojeje agatoki mu kabone uri haguruka nge sinya nyina n'abana b'abantu ngewe ubwire
haruguru hari n'abanywa urumogi yankubise umugeri ndazamuka indege y'Uburusiya y'Abafaransa bose batera isaratura apfuye nabwashinge ndaroko niza n'ubuyobozi urazi reka nkubwize ukuri do mubunire nakwirengagiza urinda yawe karasi ubundi usibye ko nakwihora ntabwo nkuzi indaya y'icyatani itajya haruguru uburyo nirukanuka bw'umukariso we ni umupfu ugenda cyangwa ni moroge yangeze imana njyewe ntabwo nzi korodoniye sha uza abantu neza imyenda uzagende ubaze perezida nako reka tubyihorere by'abaperezida shawe katubyihorere njye mfite n'urundi ruganda aha nawe ibiberamo byose baba bacuruza urumogi baba bacuruza abana niba bacuruza ubusambanyi numvise ngo ibintu bigezeho ngo ni tubodi shobora buretse ndamenye utunganyiriza ibintu byangize iriya ndayimennye kuba ku murenge w'abanyarwanda wamviriye ku ntebe ushatamye hano uba ushaka iki we mu matirisi uvuye mu bubari uvuye kunywa mbutabutu nyweza tunuri utunutsemo amara amaso ndabona yavuyemo urimo kureba nk'igihore twumvikane mana ese duha akagari ntabwo njya mbura abanterese sena uje kubwanagira nkaho hano ngiye mfite impinja ntabwo ari iseseme ikiva hari abantu mu matirisi sinjya mbura umwaku umwako nanjye bimbayeho nibiba ku bagabo banywemo matirisi bankuramo ikofi ibintu byose babinywera kirangiye mana uvamo haruguru mana y'isi n'ijuru ahubwo urarokoka ufite ubuzima icyenda nk'ubw'inzoka shabyihorere ubuzima bazongera kureba neza nyasamura gutyo koraho gutyo nta jisho yewe mbega uruno nise kuba yimpumye ukiri umusore hariya njyewe nagiyeyo niba barankubise igiki niba ari katiripira yangonze nisanze ndi mu kirere ndi mu isanzure ndimo indege zinyuraho mbona abantu batangaye ndi mu kirere barongera barankubita ngo mucyuzi mbona banguye kuri Gustave yanuze mu Burundi Gustave ingona ndayifata ndayasamura ndeba mu bihaha Gustave urumva inzoka urumva yuziramire ndayifata ndayikaraga gutya ku kuboko ndayikaraga ndayica urumva nabaye mu nda y'ifi amezi 3 hari ikintu bitago ruharwa hariya kimubitse umutwe aramujyana kuri ribugende sedo akagari none anywemije abaturage ubwo zubwe wabuze ubwenge bwo kujya hariya mu wanywa hari abamazamu abundi na cano wagiye nagiye kwinywera akagari arayibyo mbega ikigaye baho niyo ntago ari ikigaye baza kirimo n'amata nta kintu wankora se nta kintu nagufasha ahubwo wamenye yiki nanjye njya nibaza ibintu bakorera ari bangaye umva niba hari ababaga impinja niba bacuruza abantu oya barasigikana umvaga ni utwana tuvuga amatabi amaki wowe ugenda usenga Imana ndarokotse umvaga n'abagore baboroga ubu nawe abarokore bajya bavuga ngo bararokotse nawe uri mu bantu barokotse njyewe noneho ntabwo ariko se mwana wa ajya gukora iki ese ntabwo bireba ko ngende korodoni bariya nta muntu ugikina nabo abamwara urumogi ahubwo kuba batagukuyemo impyiko urashima Imana banywemo matirisi bankuramo ikofi ubwo telefoni zose wowe wansabire simukadi base hariho uduceri njyewe njya hariya ndodera hano iseta yanjye ni
ubwo nani wari wabuze ibyo ujyanayo njye ntabwo sinigeze niba ubuganga nta kindi kintu ukora se niba ubukorodo nibuze hari inkweto ufite nk'umudodere ahubwo keretse ubudoda amazi inkweto urambaye rumwe yewe urundi urarusa wumva bagukubise urundi ruhita rugwa mu rugo urarusanga mu rugo muri salo kandi baravuga ngo uyu muntu avuye mu rukweto bagiye ubu uri mu bantu barimo barasamba gusamba we wapfuye mu barakubara nk'umupfu wapfuye ubwo akananuka hariya nta makuru ufite wayabyihorera urumogi kura ruko ibyo bintu nukomeza kubivuga urapfa wakwigendeye azambaye irungi yari ntabwo banywa urumogi banywa mugo si banyweye se ubu buzima bwawe wabona abana bunyweye da ruharwa uzisura ahubwo weho nibuze ubwenge ayo mazina yabo yasibe mu mutwe urumogi genda ujya gupfira iwawe ndabizi ubona barimo barananyo yirukanye wasanga urumoka nzobya akora ahantu nzabimenya ni amakuru ku munsi nabamenye nzaba taranga makuru ufite iraronje Kalisa naravuga byinshi kinzanira kiza muzehe titi umeze gute nyine meze neza umva se nta nkweto zawe mfite dore ko wishyuza nk'uwo bibiye amagara nese inkweto nizo zaba zinzanye hano gusa ushaka iki ndashaka amagambo yawe ayo ahora ku munzani urayapima umva ibiro bingahe ku kiro nangahe se cy'amagambo ahubwo se wowe ushaka ibiro bingahe ntabwo iby'ibiro mbishaka njye ndashaka kukubaza amakuru y'umugore wanjye bya 200 bya 2 ikiro gipimira ngahe amafaranga angahe akanwa kavuze induru nibumve akanwa karya nibumve no kavugize induru ntabwo bumve nyine mbwira amafaranga nangahe inote ya 2 timubwira aho umugore wawe do none bibiri se bibiri ni inkweto ngiye kugura cyangwa se iki gaho genda umuhe yabikore ndaguha senkano dodera agashumi k'inkweto kumenya aho umugore wawe yabungiye yego nyine agashumi k'inkweto kase ubwo ndiri kode hase uzicara hano dodera abantu unacuruza amagambo njye nakubwiye ngo icyo umuntu aje guhaha nicyo ahabwa customer care nese ibyo ngibyo birahenze ku buryo bihenze uziko nize muri sarayi byo birakuriye nzi no kuvuga n'izimi bonjour urahazi ndahazi ni hehe rero ni hehe cya gipangu urakireba kiriya ndakibona niho umugore wawe hari yego cya gipangu n'ibintu naboneyemo ntabwo nakijya hari abameze nk'abacumbikiye shitani jyayo rero aha ntiyari shitani nta kintu natanzeyo nta n'ikintu nacumbikishijeyo niyo mpamvu nanjye ndi koherezayo shitani ngo ibe ari yijyayo kandi ariho hari umugore wawe ucuruza amagambo rega nawe aba ari shitani hariya niho umugore wawe ari nyine genda umurebe uzi ibibazo nahuriyeyo nabyo hariya uzi abantu babayuze umuntu abagome ni abagome nyine abica none uri kunyoherezayo aho se ugura umugore akomuze ko nzi ko nawe ntundwanya ubamo ngo ukiri umusore ngo warwaniraga igitsina gore yewe nararwanaga naho cyahumuraga najyagayo nkarwana nkaba nanakubita n'umuntu nkamurangiza yayo rero ni hariyo uriyo ntabwo namushobora ameze nabi areba nabi ni igikara ntiwavuga ngo wenda ngo uramuhindura igikara ameze nk'umwijima ni umwijima nijoro mu majoro ahubwo nimba ari kujya ku mugore wanjye ubwo arashaka akayobeke ariko aho kugira ngo njye hariya nakemera nkapfa cyangwa nkabaho nta mugore mfite kandi mufite ntakira ubaye ingaragu uri umusaza ingaragu niso kandi n'ikindi urumva genderayo kuri za senkani naguhaye ndakongera n'izindi 25 ntamba amagara 100 ntabwo wajyayo ubundi se kari wowe umaze gukura wagiye oya wowe unapfuye n'igihugu cyakwibuka wowe jyayo 25 ndayaguha ariko umunzanire mu rugo
uzi ko bivuze nkahita ndira ijisho rimwe nk'uwapfushije ipfa nyine umuzeti tubu nanyikishije koko 2 rero njye gutambira ubuzima se bari abana kuko barabaza Imana bariya reka nkubwire namenyereye gukorera amafaranga nagiye no mu nda y'ifi mwanyishe ndongera ndazuka uyu munsi ndamenye ibintu mukora ege mwamunacuruza n'impyiko z'abana sha yego cyangwa se ngo tubode ndaje 250 nadodera si inkweto zingahe y'abana ngwino hano ako se kucyugira umutima Rudu ni ngwino hano kwimana usa na Bikira Mariya narakubwiye ngo ntago mfatanyije nawe akazi mbega umuhungu mwiza we ngwino hano komana arukarawo twajya ngo niwe Petero ngwino hano Rudu ni nakubwiye ngo ntago njya nkina ndabizi narakubwiye ngo ntukajye winjira hano uje hano gukora iki ntago munkuru umugi mwimwe yaramugogoza uje gukora iki hano Korodoni ariko mana wongere kuzira amafaranga 250 kuko narakubwiye ngo ntuzongere kwinjira murumuna wa Yezu wowe ndimo nakubona mu mutima mwiza wajya ngo uyibera ikibeho haguruka numwongeye gukurura ndakwica ingoto ndayikuramo naguze imbunda umurabe kanitaye uje wahageze kuzimu mwana we narakubwiye ngo sinjya nkina ariko se kuko ibi ni ibiki bimbayeho waranyibagiwe mwana y'ikibeho ndakubwiye ngo iki gipangu niyo haza batayo igomba gusubirayo hasigaye ubayeho yo kujya gutanga ubuhamya nyimubaza akantu kamwe ndaguze n'inkota ariko mwana we ubu ndapfuye ubu ntanze amagara yanjye uzize ubusa ariko mwana niwibeshye ukanyeganyega ndakuvuna ijosi upfe nabi mu gihe nagakwishe neza we murumuna wa Yesu oya niwe wabarise njye mvuka muri Afurika Yesu niwo muri Isiraheli mana kumva abantu dutandukaniye mana we uwo kwa Diamini dad yego ayiwe umugongo abantu ntago banywa urumogi banywa mugo iyi ni mugo kugira ngo rero mpfe mbabaye nirangize n'ubu